ese kuri wowe ubuhanzi ni iki? Ubundi ubuhanzi ni ibikorwa umuntu akora akarema ibintu bishingiye ku bitekerezo bye bwite, amarangamutima ye n'ubunararibonye bwe afite ku bintu bitandukanye. Muri ubwo buhanzi rero, umuziki ni kimwe mu nkingi za mwamba z'ubuhanzi, kuko ukundwa n'abantu benshi cyane kandi ukagira ingaruka nyinshi zitandukanye zikomeye kuri sosiyete muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umuziki ukoreshejwe nabi, ingaruka byagira kuri sosiyete, ku muco, tutibagiwe n'igihugu muri rusange. Nongeye kugusuhuza wowe ukunda B+ TV, by'umwihariko ikiganiro The Play, aho tuganira ku buzima bw'ibyamamare mu gisata cy'imyidagaduro. Urukundo rwawe ni urw'agaciro gakomeye. Njye waguteguriye nkaba ngiye no kukugezaho iki kiganiro. Nitwa Roger Twiz. Muzika ifite ubushobozi bwo guhuza abantu no gutanga ubutumwa. Ibi ni bimwe mu bintu bituma muzika iba igice cy'ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Nk'uko abahanzi bakoresha muzika mu gusangiza abantu ibitekerezo byabo, bagatanga ubutumwa ku ngingo z'ingenzi nko kurwanya akarengane no guharanira uburenganzira bwa muntu, cyangwa bakagaragaza ibindi bibazo by'imibereho itandukanye muri sosiyete, ni nako abahanzi bashobora gukoresha muzika yabo mu gukangurira abantu ingingo zitandukanye z'ingenzi nka politike, kurwanya ruswa, kubungabunga ibidukikije, guharanira uburenganzira bwa muntu n'ibindi bitandukanye. Ibi byafasha mu kwagura imyumvire no guhindura imitekerereze muri rubanda. Nubwo muzika ikoreshejwe neza igira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu n'abagituye, ntitwakwirengagiza yuko unayikoresheje nabi yacyoreka maze ikagihindura indiri y'amabandi n'ibyigomeke. Kuko muzika ni imwe mu ntwaro zikomeye zifasha umuntu kwigarurira amarangamutima y'abantu, ikaba umuyoboro mwiza wo gusangiza ubutumwa byihuse ku bantu benshi kandi icyarimwe, maze bakabwakirana ubwuzu kandi vuba. Ni ngombwa rero kwirinda indirimbo zirimo amagambo adahwitse agamije gucamo abantu ibice, abashishikariza amacakubiri cyangwa kubashishikariza kwiroha mu ngeso zo gukoresha ibiyobyabwenge. Kwirinda indirimbo zirimo ibishegu n'amashusho y'urukozasoni, kuko ibyo ari bimwe mu byangiza umuco. Ubundi umuco ukomeye ni ishingiro ry'iterambere. Iyo umuco urimo kwangirika rero, biba bigoye guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Kwiyongera kw'imico mibi itandukanye rero byongera n'imyitwarire mibi itandukanye, maze bikaryamira ireme ry'indangagaciro za sosiyete, bityo abantu bagaca ukubiri na za kirazira, hanyuma bikongera ingeso mbi nk'ubujura n'imyitwarire mibi y'urukozasoni hamwe n'ibindi byangiza sosiyete. Mukisanga mu muryango utagira umuto cyangwa umukuru, nta wacyaha undi, bigatuma habaho kutubahiriza uburenganzira bwa muntu n'icyubahiro bamugomba. Nyizimbye mu magambo, naguteguriye indirimbo enye z'abahanzi nyarwanda zuzuyemo amakosa amatindi utajya witaho, yo kugaragaza ubwambure bwa bashiki bacu mu mashusho y'izi ndirimbo, ntacyo bishinja kandi turi mu gihugu cyanga kwiyandarika urunuka. Umwanya wa kane turahasanga indirimbo Samabari y'umuhanzikazi nita umwamikazi w'ibishegu mu Rwanda, ari we Nessa. Iyi ndirimbo yuzuyemo amagambo y'ibishegu n'amashusho y'urukozasoni kuva itangiye kugeza irangiye, aho nko ku munota wa mbere n'amasegonda 5 gusa
umwe mu bakobwa bagaragara mu mashusho y'iyi ndirimbo, amanura ikariso aba yambaye maze akerekana igitsina cye. Naho ku mwanya wa gatatu turahasanga indirimbo yitwa Umurego y'umuhanzi wuje ubuhanga mu kuririmba ariwe Kenny Soul. Umurego, ibintu byafashe umurego. Iyi ndirimbo yagiye hanze ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu mu 2021 ku rubuga rwa YouTube ya Kenny Soul, maze sugutigisa imbuga nkoranyambaga karahava. Nuko abantu bacika ururondogoro kubera ubwambure bushamaje bw'umukobwa mwiza yakoresheje muri iyi ndirimbo. Ubwambure bw'uwo mwari rero babugaragaza ku munota wa 2 n'amasegonda 50, mu mashusho amara isegonda rimwe agahita avaho ku buryo bibonwa gusa n'uzi kwitegereza. Tunaza akajisho ku mwanya wa kabiri turahasanga indirimbo yitwa Amashu y'umuhanzi uzwiho kurema udushya twinshi mu mashusho y'indirimbo ze. Uwo nta wundi ni Chris Easy. Ego kama feeling amashu, mashu, kibuza mu mwigisho tunumutu. Tariki 21 z'ukwa munani mu 2021 nibwo umuhanzi uzwi nka Chris Easy yasize hanze indirimbo yise Amashu yakorewe muri Country Record mu buryo bw'amajwi ikorwa na producer Element. Hanyuma amashusho yayo mu gutunganywa byagizwemo uruhare n'abagabo babiri aribo Sammy Switch na Chris Easy, aho Sammy Switch yari director naho Chris Easy we akora icyo bita editing. Nuko nyuma y'akazi katoroshye katwaye iminsi itari mike aba bagabo bashyira hanze iyi ndirimbo yumije abantu, ubwo igitangira nta naho iragera ku isegonda rya 27 gusa hagaragaramo ikibabi kimwe mu by'umukobwa ugaragara mu mashusho y'iyi ndirimbo aba yikinze ku myanya y'ibanga, kiba cyamanutseho gato, ibere ryose ry'ibumoso riri ku karubanda. Naho ducunguje uburyo umwete tukajya ku mwanya wa mbere, uyu mwanya wa mbere turawusangaho indirimbo bita Rihanna y'umuhanzi kazi Sunny. Iyi ndirimbo yo nagahoma munwa kuko kuva itangiye kugeza irangiye mu mashusho yayo hagaragaramo uyu muhanzi kazi yambaye ikanzu ndende n'ingofero yayo byiza bitukura. Aya mashusho agasimburana n'andi uyu muhanzi kazi yambaye ubusa buri nk'uko yavutse, yigaragura mu marangi aba yamenetse hasi, bimwe bishotora igitsina gabo. Aya mashusho yafatiwe ahantu hamwe, location ni imwe idahinduka, bakoresheje background y'umuhondo gusa nta guhindura. Ese wowe uko ubonye izi ndirimbo ubonye ari amakosa ashingiye ku burangare cyangwa no kwigiza nkana bakabikora babishaka kugira ngo bakangurire urubyiruko kwiyandarika? Ndimo gusoza rero nakugira inama yo kuba maso ukamenya guhitamo neza ibihangano bikunyura ariko bikubiyemo ubutumwa bwubaka, aho guhitamo ibitambutse ubutumwa bwo gusenya no kurarura urubyiruko birushora mu ngeso mbi. Gufata umwanya ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Njye wumvaga nitwa Roger Twiz. Naho uramutse wakunze ibyo nkora wagaragaza imbamutima zawe unyarukira kuri YouTube channel yanjye Twiz Nation, ugakora subscribe, ubundi ukahasanga ibiganiro bindi bitandukanye by'ibyamamare mukunda, iby'amateka ndetse na politike. Naho kuri Instagram ni Roger Twiz. Ciao.